Nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Menya Byinshi, ni ikiganiro nababwiye ko mbagezaho buri munsi. Benshi mwagiye mwandika muri komenti muvuga bati Steven rwose gerageza udushakire akamaro k'urumogi. Yego, nibyo urumogi burya ni igihingwa, ni icyatsi nk'ibindi. Urumogi rero buriya rufite amateka menshi cyane, aho usanga mu bihugu bitandukanye bararugize nk'ikigirwamana kubera ko ari ikintu cyiza cyangwa se ari icyatsi cyiza. Nubwo benshi barukoresha nabi ugasanga rubateye gusara cyangwa se bavuye ku murongo, burya hari ibintu byinshi cyane byiza utaruzi kuri iki gihingwa bita urumogi. Yego rwose, abanza ukore subscribe niba ukunda ibiganiro byanjye, kugira ngo tujyane neza kandi iki kiganiro uze kugikurikirana mu rwego rwo kumenya ibyiza by'urumogi. Ese mu by'ukuri urumogi rwaba ari rwiza? Ni icyatsi nk'ibindi rwose, benshi baruzi ku izina nk'urumogi. Ni igihingwa gifite impande nyinshi abantu bataramenya neza, kubera ko impande z'iki gihingwa zigiye zitandukanye cyane ko rukunda no kwera imbuto. Abenshi barwumva mu ruhande rumwe gusa, bakumva ko urumogi ari rubi, nyamara hari ibyiza byinshi abantu batigeze bamenya ku rumogi. Bibutsa kwirinda banyarwanda, banyarwandakazi, kubera ko uramutse utirinze urumogi byarangira ubaye umusazi, hahandi indwara y'ibisazi yagufata bakavuga bati dore runaka yarasaze. Nyamara hari ibyiza byinshi abantu bataramenya ku rumogi. Uyu munsi rero niba ushaka kumenya ibyiza by'urumogi, wowe kora subscribe ubundi twikomereze. Reka turebe icyambere ugomba kumenya ku rumogi. Buriya urumogi rukoreshwa mu buvuzi, icyo bita medical use. Ku bantu bize murabizi ibinini byinshi cyane burya bikorwa mu rumogi. Yego, ntibigutangaze hari indwara warwaye ariko ukaba utaramenya umuti. Urumogi ni indwara ya mbere, ni umuti wa mbere wakwifashisha mu rwego rwo kwirinda uburwayi bwawe. Mu bihugu byinshi byateye imbere urumogi rukoreshwa mu buvuzi. Nimvuga ibihugu byateye imbere, wumve Colombia, wumve Amerika, wumve Ubushinwa ndetse n'u Rwanda, kubera ko natwe twateye imbere. Ubu tuvugana sinzi aho bigeze, gusa tuzakora ubuvugizi turebe ko mu bihugu bya Afurika natwe urumogi twaruteza imbere, ariko tukarukoresha mu buryo bw'ubuvuzi, apana bariya bakunda kurunywa mu myotsi cyangwa se bakaruhekenya bagahekenya imbuto zarwo bashaka kwivura stress. Ikintu ugomba kumenya, urumogi rugabanya ububabare bukabije. Hari abantu usanga barwaye kanseri cyangwa se imvune zikomeye. Nimvuga imvune zikomeye wumve nka arthritis. Iyi ni imwe mu mvune igenda ikagufata mu ivi, kubera ko ivi ryawe buriya ivi rigira igufwa ryo hagati, ikoreho wirebe, urasanga uramutse ukoresheje urumogi rwakurindiye kanseri cyangwa se imvune zikomeye. Ikindi, urumogi rugufasha kuba rwagabanya uburwayi. Nimvuga uburwayi wumve nk'indwara ya aperisipesi. Aperisipesi bivuga ngo ni ubwoko cyangwa se ni indwara ifata mu bihaha ariko ugasanga ikubuza guhumeka. Usanga rero urumogi iyo urunyweye cyangwa se ukarurya ariko ntunywe cyangwa ngo urye rwinshi, biragufasha rwose ibihaha byawe bigakora neza. Ikindi, urumogi rugabanya iseseme. Hari abantu usanga iseseme yarababaye myinshi ku buryo niyo agiye mu modoka adashobora kuva mu karere ka Nyagatare ngo abe yagera i Rusizi atararuka. Mu gihe rero ufite ikibazo cy'iseseme, ushobora kwifashisha urumogi mu rwego rwo kugira ngo wirinde uburwayi butandukanye nko kuruka winjiye mu modoka cyangwa se ibindi. Ikindi ugomba kumenya ku barwayi bafata iyi miti cyangwa se bafata urumogi, usanga bibafasha mu rwego rwo kugabanya iseseme. Iseseme mu cyongereza tuyita chemotherapy. Chemotherapy ubu ngubu ni ubuvuzi twifashisha turi kuvura iseseme. Ikindi, urumogi ruhosha stress n'agahinda gakabije. Hari abantu banyarwanda, banyarwandakazi, hari abantu usanga bahorana agahinda batewe n'imiryango yabo, batewe n'abagore, batewe
n'urukundo cyangwa se ubukene. Hari igihe umuntu agahomba ikintu cyari gisobanuye byose mu buzima bwe, maze akabaho yigunze. Ariko iyo ubashije kuba wafata urumogi ariko ukarukoresha mu buryo bwemewe kandi bwiza, ibi ngibi biragufasha, bikurinda icyo bita anxiety cyangwa se PTSD. Nivuga PTSD, ubu ni ubwoko bw'agahinda usanga buba bwarikubiye umuntu bukamwogoga, bukamujya mu mubiri, maze akabaho atishimye. Ibyo rero niba bijya bikubaho, tangira wegera abaganga bakubwira uburyo wakoresha urumogi, ariko ukarukoresha mu buryo bwiza. Muri make rero ugomba kumenya ko urumogi rwifashishwa mu buryo bw'ubuvuzi cyangwa se medical use. Ikindi ugomba kumenya, urumogi rwifashishwa mu gukora imiti y'uruhu. Hari abantu usanga barwaye ise murayizi? Yego, niba uzi ise andika aho ngaho muri komenti uvuge ngo ise. Rwose uraba ukoze akantu keza cyane, nzakugezaho n'ibibi by'urumogi, ariko mpereye ku byiza, kubera ko burya ujya kunenga abanza guhera ku byiza maze akanenga nyuma. Banyarwandakazi, urumogi rero by'umwihariko CBD oil, aya mavuta wigeze uyisiga? Niba urwaye ise uzayakoreshe rwose, uruhu rwawe ruzabengerana ruse neza. Ndibutsa mushaka kwamamaza mwahamagara nimero nabahaye, ni 0785043431, maze nka kwamamariza. Waba ufite salo, waba ufite ubwikorezi cyangwa se ufite imodoka z'ubwikorezi, waba uhinga, waba ucuruza, akazi kose waba ukora, njye mbasha kukwamamariza kugira ngo utere imbere. Nta kindi kintu nifuriza abanyarwanda uretse iterambere. Kuba ndi kubabwira ku rumogi rero, ntabwo ndi kubabwira ngo mugende mu runywe rubangize, ahubwo ndashaka kukubwira, ese mu by'ukuri urumogi rwaba rwifashishwa mu buryo bw'ubuvuzi? Hari ikintu bita sini, ku banyarwanda ngira ngo sini buriya ni indwara y'uruhu. Usanga umuntu afite ibiheri byinshi cyane ku ruhu, ariko iyo ubashije kwifashisha amavuta ya CBD oil, ibi ngibi rwose uhita ukira vuba vuba cyane, ko ayo mavuta nayo akorwa mu rumogi. Ahanini ayo mavuta uzasanga ashushanyijeho urumogi. Mu koroshya uruhu rero, usanga abantu benshi cyane bisiga urumogi kugira ngo badasaza. Uramutse ufashe amavuta aya ngaya ya Moviti, warangiza ugafata urumogi rukeya ukarushyira mu ruhu, ukavanga ukisiga, ibi bituma uruhu rwawe rubengerana, ugasa neza rwose ku rwego rw'aho umuntu wese akwifuza. Ikindi ugomba kumenya, buriya urumogi rwifashishwa mu kuvura ayisezema. Iyi ngiyi ni indwara y'uruhu, ariko iragenda ikakwangiza hahandi uruhu rwawe rushwanyagurika urureba. Iyo ubashije rero gukoresha ayisezema, aya ni amavuta akomoka ku rumogi. Ugomba kumenya ko urumogi ni ikintu gikomeye cyane. Urumogi rwagirira akamaro igihugu, ndetse rukaba rwazamura iterambere ry'umuntu. Nta bantu se muzi bahinga urumogi mu bihugu byateye imbere, uyu munsi tuvugana bakaba babarizwa mu mamiliyoneri? Yego, murabazi. Tugiye nko muri Colombia, urabibona nawe, urabyitegereza ukabireba. Ikintu ugomba kumenya, buriya urumogi rutanga imirimo ku bantu benshi cyane, kubera ko ni ubuhinzi, ndetse bwazamura inganda ziciriritse ndetse n'izikomeye mu rwego rw'ubucuruzi. Ikindi ugomba kumenya, urumogi rwinjiriza leta imisoro myinshi cyane, yaba leta y'u Rwanda cyangwa iy'Ubugande. Uko byagenda kose urumogi ni ingenzi kandi rugomba guhingwa, naho bataratangira kuruhinga bazaruhinge, ariko rugira amategeko. Ntabwo ari ukugenda ngo uhinge uko wiboneye, bisaba guca mu nzego zibishinzwe, ukabisaba, tukamenya icyo uzaruhingira n'icyo uzarumaza, mu rwego rwo kwirinda ibiyobyabwenge cyangwa se gukuraho indwara y'ibisazi kuri bamwe. Reka dukomeze turebe urumogi. Buriya urumogi ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko hari ikintu bita hempu. Ubu ni ubwoko bw'urumogi mutamenyereye. Abantu benshi ntibamenya ko hari ubwoko bwinshi cyane bw'urumogi. Ubu ngubu babwita hempu. Ikintu ugomba kumenya kuri ubu bwoko bwa hempu, ntabwo busindisha. Ikindi, bukorwamo imyenda ikomeye kandi iramba. Ugomba kumenya ko ubu bwoko bw'urumogi bukorwamo imigozi ndetse n'amakarita. Aya makarita ubona aya ngaya ayasanzwe. Yego rwose, hari ubwoko bw'urumogi buvamo aya makarita, amavuta meza yo guteka ndetse n'ibindi. Urumogi ugomba kumenya ko rugira uruhare mu kugabanya stress, rufasha
kuruhuka k'ubwonko ndetse rukagabanya umunaniro n'ibitekerezo byinshi. Rufasha kugusinzira neza, icyo bita insomnia. Insomnia ubu ni uburyo umuntu ashobora kuba yaryamamo agasinzira akaruhuka yinywereye urumogi rwe. Ugomba kumenya ko urumogi ari rwiza rwose, rukoreshwa mu bushakashatsi bwa siyansi. Ku bantu bize siyansi, ahangaha 5 rwose turi kumwe. Urumogi rufasha abashakashatsi cyangwa se ubushakashatsi kwiga uko ubwonko bukora. Buriya iyo ufashe urumogi ukarushyira mu bwonko bw'umuntu wasaze, asarira rimwe. Iyo urufashe urumogi ukarushyira mu bwonko bw'umuntu w'umunyabwenge, abera umunyabwenge rimwe. Bivuze ngo iyo unyweye urumogi uri ikigoryi, uba ikigoryi kurushaho. Wanywa urumogi uri umunyabwenge ukaba umunyabwenge kurushaho. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, niba ukunda ibiganiro byanjye rwose uri umunyabwenge, Imana iguhe umugisha, ikomeze kwagure mu byo ukora. Nifuriza abanyarwanda kuzatangira uyu mwaka turimo birinda ibiyobyabwenge, birinda ubusambanyi, mu rwego rwo kugira ngo igihugu cyacu gikomere. Ndaza kugaruka mu kanya mbagezaho ikiganiro cy'umuryango. Ndabakunda, mukore subscribe niba mukunda ibiganiro byanjye. Njyewe ni Steven Rwanda, muranzi, umwana w'abanyarwanda, umwana w'i Rwagasabo rwose. Ndabakunda, ni channel yanyu nziza cyane, ntabwo ari iyanjye, yitwa Soma Rwanda TV. Nzajya mbasomera rwose, mbagira inama, mbabwire ukuntu twakwiyubaka, mbabwire business, mbabwire imiti, mbabwire kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane cyane cyane. Mbibutsa gukora subscribe. Imana ibampere umugisha. Ndabakunda cyane cyane.